ati ikibanze ni ukubabwira tuti ati twavuye Bunagana ati ubu ngubu turi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse turi kwerekera muri Maniema. Ati turacyari Goma, turacyari ni Bunagana na n'ubu ngubu. Ati murimo murakurikira imbuga nkoranyambaga zivugagura byinshi, ati bakavuga ibitandukanye. Nashakaga kubabwira mu izina rya AFC, ati kandi mu izina ry'uyu mugenzi wanjye twicaranye. Ubwo hagati aho ni Bertrand Bisimwa bari bicaranye. Nta gahunda yo gusubira inyuma ihari, nta na gahunda yo kuzava Goma cyangwa ahandi izigira ibaho. Ati abarimo barabatera ubwoba bababwira byinshi bigiye bitandukanye, akababwira bati ye murahejeje cyangwa se mufite ibibazo bagiye kugenda, ntaho dufite kujya nta naho tuzajya. Ati natwe ibyo nibyo dushaka, kuva Bunagana ni akazi kacu twakoze, tukagenda twegera imbere tugafata metero 20, twarangiza twamara gufata metero 20 tugasubira inyuma metero 5. Noneho baza batugabaho igitero batwiyenzaho, badushotora tukava muri za metero 5 twabasigiye tukongera tugafata izindi metero 20. Uko guko niko bicoye, nuko bimeze. Ati ibyo ngibyo bya manipulation birimo biravugwa na Kinshasa n'abandi, amakuru mukomeje kugenda mwumva hirya no hino, mwebwe kubikurikiza mu bica amazi, mwebwe mukora imirimo yanyu nta kibahagarika. Ariko twebwe uruhande rwacu nk'icyama, nk'abayobozi b'icyama, icyambere twe dufite cyangwa se ikintu cyambere twubahiriza ni umutekano. Ni umutekano dushyira imbere nta kindi. Ati ntimuzi neza kuva twagera i Goma ntimuryama mugasinzira? Ati yego sana cyane, muzasinzira nanone uko byagenda uko ariko kose muzasinzira. N'uwo mutekano twatanze ni imbaraga zacu twatanze, kandi imbaraga zacu turacyazifite mu kazi kabo kose, kandi mu byo twakoze byose niyo mpamvu uyu mutekano uhari. Ahubwo turasaba kugira ngo uyu mutekano mwabonye ukomeze ubeho, ntihakagire ubabeshya ababwira ibyo hirya no hino. Ati mufite ba burugumesitiri ku ruhande, muzabahamagare mubabaze bimeze biti, muri kujya he? Bazagusubiza ngo ntaho tujya.
ngayo nguko. Uyu ni mwenyewe Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC Alliance Fleuve Congo, ubwo yarafitanye ikiganiro, yagiranye ikiganiro n'abagore baba entrepreneur cyangwa se abagore bikorera, abagore baba leader de femme leader bikorera cyangwa se abategarugori mu by'ukuri bikorera, ubwo yagiranaga nabo ikiganiro. Hanyuma baza kumubaza kubijyanye n'amakuru yari amaze igihe aca hirya no hino. Icyakora cyo twebwe Machachari official twari twarababwiye tuti ibyo bintu murimo murumva nyamuneka mubite ku ruhande, ibyo byararangiye. Ibyo twarabibabwiye tubabwira ko ibyo kuva muri axe bitarimo. Ntekereza ko niba tubana ahangaha wagerageje kubyumva ndetse wagiye unabikurikira. Hanyuma mu nyemerere tubabwire sasa uko situation zimeze magingo yangaya. Masaha ya mu gitondo ntabwo turi bwirwe tuvuga ingingo z'ingenzi kuko buriya iminota iba irimo iragenda. Ntabwo rero tuba tugomba kubatinza muri aya makuru y'igicamunsi, tuba tugomba gukubita tubangura. Masaha ya mu gitondo abaturiye mu mujyi wa Goma ndetse wenda n'abaturiye mu mujyi wenda apana mujyi wa Gisenyi bashobora kuba batabyumvise, ariko kandi abari nko mu ahitwa za Bugeshi, abari za Busasamana, hari ibintu bumvaga biturikira muri parike, bashobora kuba bibajije bakavuga bati se n'imvura cyangwa niki. Menya ko AFC M23 yarimo ihiga bukware ikitwa coalition ya FDLR FRDC Wazalendo basanzwe baba muri iyi parike nationale ya Virunga. Iyi ngi twagiye tubivuga kenshi, twagiye tubabwira tuti abangaba muri parike barimo ku bwinshi. AFC rero nayo nta kindi yaramutse ikora nyuma yo kumva amakuru yuko ngo bari maze iminsi bajya bamanuka bakerekera nka za Kimoka ya Sake, bakinjira muri Sake, bakinjira mu dukaritsiye tumwe na tumwe, ndetse barimo barategura n'ibitero ngo bikomeye cyane ngo byo kuzagaba ku mujyi wa Goma. Muzi ko hari ibitero byagiye bigabwa ku mujyi wa Goma ndetse ababigabye hagasubirayo ingerere ndetse ntagire n'abasubirayo. Mungu rero bari babasanzemo. Operation zaberaga he? Ushobora kumenya operation zakorewe mu bice birimo nka Karenga, mu nkengero za Karenga, urenze Karenga gato usa n'uwinjira mu cyamba. Imbunda ndende, donc des armes de grande portée, kwa undi bazita za mbunda za artillerie, zarasaga mu bice birimo nka za Kamatembe, hitwa za Kamatembe murahazi ni hariya muri parike, ndetse na za Karake. Amasasu yumvikanaga muri za Karake niyo yazamukaga akaba yagera nko muri za Nyiragongo na za Kibumba bakabyumva, ndetse naho bita Karuri. Karuri ni mu ndiri, Karuri ni muri headquarters za FDLR. Abangaba rero baramutse baraswaho, kandi murabizi ko yo AFC mu 23 yakoze mu by'ukuri ibingibi. Menya ko uko byagenda uko ariko kose byanga bikunze yo AFC mu 23 iri kugaba ibitero nk'ibingibi, menya ko baba bazi a target aho bari kurasa ahariho. Numva ngo defense zabo n'umundi zashwanyagujwe. Mushobora kumva muzi ko mu minsi yashize ibirindiro byo byashwanyagujwe ndetse n'ibiryo bari bafite bagombye kumarana nabyo iminsi bigatwikwa, cyangwa se ahari stock yabo igashya igashya. Mu gihe twavugaga ngo barimo ngo bararasa ngo ni STRDC, ariko AFC mu 23 yo burya yari ifite aho iri kugeragereza naho iri kwerekeza. Baje kubasenyera ibirindiro, baza gusenya naho ibiryo byabo byari biri, bicwa n'inzara. Rero baza gufata umwanzuro wo kwinjira muri axe ya za Sesiri, kabaza gusahura ngo barebe niba hari ibindi bashobora kujyana bigasimbura byabo bindi. FDLR nabi yahuze, FDLR na abateroriste, ariko byarangiye intare ziri maso. Mwarebye uko byagenze uyu munsi rero, barimo n'ubundi bagerageza kuba urareba nk'ikintu cy'ikiguri yufashe nk'umuriro ugasuka mu kiguri, ubundi ni ukuvuga ngo baba bagomba guparangana n'ubundi bakumva ko isaha iyo ari yo yose AFC itagomba kubareka ngo baryame basinzire muri iriya parike. Nuko rero byari bimeze. Ahangaha munyemerere duse n'abahavuye. Ibyo ngibyo byumvikanaga muri iyo parike. Makuru dufite n'ubundi ajyanye n'imirwano akomeje kutugeraho, nuko ngo FRDC iri kujya yikanga ikitwa Wazalendo muri territoire ya Lubero. Donc harimo ikintu kitwa kwikangana biri kumvikana henshi, aho muri Wazalendo bakomeje kwidoga bavuga ko ngo leta ya Kinshasa
ngo ishobora kuba iri kuvuga ngo izahiga FDLR ariko noneho ngo igatangira kuri Wazalendo. Ariko kandi ngewe nabamara impungenge nkababwira ko izo za Wazalendo nkazimara impungenge nkazibwira ko leta ya Kinshasa ntishobora guhiga FDLR, ntishobora guhiga Wazalendo kuko bayirimo. Bayirimo ntabwo mu by'ukuri umuntu yajya guhiga yihiga, ntabwo bishobora gukunda. Ariko kandi iyo bibaye ngombwa n'abuzukuru ba Sekiri bagira batya bagatungana cyitwa imitutu bakarasana ivumbi irigatumuka. Amakuru tugera tubwira ko societe civile nyuma yo kumva ko mu nkengero za KPC habayeho kurasana hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, ni cya gice cyari gisigaye AFC mu 23 yarasigiye coalition. Amakuru akatubwira ko nyuma yuko barasanye ndetse bamwe mu basirikare ba Wazalendo, muri Wazalendo zo muri Rubero hari Wazalendo FARDC tumva cyane cyane nk'izo kwa Kabido, usanga batazumva bavuga bati n'ubundi chef wanyu yari imbandi, chef wanyu yakoranaga n'umwanzi, ugasanga barabafashe barabafunze. Amakuru tugeraho rero atubwira ko societe civile yasabye leta ya Kinshasa gukora ikintu bita cartographie précise ya FARDC ndetse n'iya Wazalendo, ngo kuko no mu kugaba ibitero ngo bashobora kuza kubigaba ngo kuri FDLR cyangwa izi Wazalendo, ngo kubera kutamenya aho baba baherereye. Donc bashaka kugira ngo bamenye ese Wazalendo baba bari he, ese FDLR ziri he, kugira ngo bazamenye aho bazagaba ibitero ahariho bagaba kuri AFC mu 23. Ibi rero nyuma yuko Wazalendo zigeze mu 8 zirasiwe hariya mu nkengero za KPC mu by'ukuri mu masaha y'ejo ku mugoroba, kabavuze ko ibyo ngibyo bishobora gusubiza rudubi objectif yabo yo kwigarurira cyangwa se yo kujya mu bice byo M23 yari yavuyemo bitatu bisigaye. Mwibuke ko ibindi byose byamaze ni bibiri d'ailleurs, plutôt ni bibiri ntabwo ari bitatu, noto axe dutatu cyane cyane, ariko ingabo zabo zikaba zihagarariye aho bita KPC. Ngaho nguko rero nuko situation zikomeje kugenda zitwara. Munyemerere ahangaha dusa naho havuye duhite dusimbukira muri territoire ya Fizi turebe uko situation zimeze. Kutumvikana kwa Wazalendo, kuba ingabo za MRDP twirwanaho AFC mu 23 barakubise kitwa coalition ku munsi w'ejo, bakarira mu ndimi zose, bakarira mu Ringara, bagatabaza mu Giswahili, bagatabaza mu ndimi zose bavuga ko bafite ikibazo gikomeye cyane, barashwe ndetse hakaza kuraswa n'umuzungu w'umubirigi. Nkeka ko mahitiye mwagiye muyibona hirya no hino, benshi bagiye bayigarukaho. Uyu mubirigi ngo wari warigize agasozi muri iyi misozi, yari yarigize mu by'ukuri ngo ntakoreka, ngo kubera ko yari umuhanga ku rwego rukomeye cyane, bikaba byarangiye arasiwe muri biriya bice. Turaje rero tukubwire uko ubu ngubu imirwano imeze. Iyi mijugujugu y'amakompora ku Ndondo, imijugujugu y'amakompora muri Bijombo ubu ngubu irimo iratema ibiti pe, ntabwo byoroshye. Bamanutse ku bwinshi kandi bashaka kugira ngo begere aho MRDP twirwanaho iri ndetse naho abaturage baherereye. So nyuma yo gukubitwa iyi ni coalition, amakuru aratubwira ko hano ku Ndondo ya Bijombo yarakubiswe aragenda ajya kurara aho bita kuwibijige naho bita kuwamabuye. Nuduce buriya abazi bira bice wenda bazi ukuntu uburyo baba bahita kuwibijige naho bita kuwamabuye, niho bari baraye. Amakuru akabavuga ko rero mu masaha mu by'ukuri ya mbere ya saa sita yongeye kumanuka. Ubwo ndavuga coalition Wazalendo, FDNB, FDLR, ingabo z'amamercenaires b'abazungu ndetse na FARDC n'abandi bagiye batandukanye, ingabo z'u Burundi ubwo nazo nazivuzemo, bamanutse bamanuka ngo bagana ngo abaturage bari. Ubu ngubu rero intambara cyangwa se imirwano ikaba irimo irabera mu by'ukuri muri ibi bice n'ubundi ahangaha kuwibijige ndetse no kuwamabuye, akaba ari intambara iri kubera kuko ngo abangaba barimo barashaka uburyo bwose bubapermita kumanuka kwicuma ngo bakagera abaturage batuye. Ubundi answa aho mwabonye barasiwe komeje kurasirwa na ahantu hatari abaturage. Ubu ngubu bashaka kwinjira mu baturage kugira ngo baze kubona uburyo basa nkaho abaturage babinjizamo intambara n'ubundi hakomeze hapfe abaturage batari bakeya. Ariko MRDP twirwana nk'uko amakuru dufite atubwira, aratubwira ko AFC mu 23 MRDP twirwanaho bahagaze gitwari. Ubu ngubu rero bakaba barimo barakoresha imbunda ziremereye artillery ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Mu nyemerere dusa n'abagaruka tugaruke aho bita Kashovu, ni muri lokalite ya Bishange mu nkengero za Ruzirantaka, ntabwo ari kure cyane. Haravugwa mu by'ukuri iraswa
riteganya cyangwa se rikekwa yuko umuzarendo witwa Muharavumba muri lokalite ya Bishange muri Gashovu. Uyu Muharavumba ngo ku munsi wa none bamuzingiye muri axe ya Gashovu ngo baramurasa, ngo bigaragara ko uyu mugabo bakiri gushakisha umurambo we, ngo umurambo we ushobora kuba wabuze. Uyu Muharavumba ariko bazi no kwita amazina kanga, baragenda bagashaka ikintu cy'ikizina cy'iterabwoba akaba icyo bita kugira ngo babone ukuntu biba abaturage. Muharavumba ubwo ni Muravumba, ngo ni Muharavumba. Uyu nguyu rero ngo akaba yazingiwe n'abasirikare be, bikavuga ko uyu nguyu ashobora kuba inzogera yirenze nyuma yo kuraswa mu by'ukuri n'abasirikare ba AFC mu 23 hariya mu gace ka Kashovu, nyuma yuko bari bahingiye n'ubundi bagasubizwa inyuma, ariko we akongera kugaruka. Sinzi n'ibyo ashobora kuba yari yahasize, yari yagarutse gushaka, baza kumuzingira. Rero bikaba bivugwa ko uyu mugabo inzogera ye cyangwa se inzogera ishobora kuba yirenze. Hanyuma kugeza ubu kubera ko mu kanya nari ngarutse Gashovu ariko nari nkiri mu misozi miremire ya Minembwe, nuko kugeza ubu amakuru atubwira ko Aduyi akiri mu irango ryo kuwibijige, ngo ndetse akaba ari kusa naho yegera mu mazu. Mu kanya ngo yari yongeye kwegera mu mazu, ngo none yongeye gusubizwa mu irango ryo kuwa Bijige. Kabivuga ko rero ngo objectif ye ashaka kwisubiza indondo yose, ngo ariko bikaba bidashobora kuza kumworohera, cyane cyane ko MRDP twirwaneho imumereye nabi. Ahangaha hose rero hari kubera ibingibi, akaba ari muri groupement ya Bijombo n'ubundi muri ho plateau ya Minembwe. Murumva ko rero ibintu bitoroshye nakanzinya naka na gato kabisa, nuko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma makuru dufite magingo ayangaya, uyu muvandimwe se arimo arambwira uko situation zimeze. Ndabona muri Warikare naho, mbere yuko nsimbukira ku biganiro byavuye Doha bikaba byaragiye mu Busuwisi, ndabona muri Warikare uyu munsi ku wa gatandatu tariki 4 abantu babiri bashimuswe bakatwarwa n'abantu bataramenyekana magenza yangaya, bagatwarirwa muri village ya Habura muri groupement ya Ruberiki muri territoire ya Warikare. Makuru nkuko akomeje kutugera akatubwira ko abantu rero bashobora kuba bashimuswe, na Wazalendo, nubwo magingo yangaya n'ubundi n'amazina y'aba bantu babiri ataramenyekana. Umva inkuru iracyari flu, ntabwo iyi twakwirirwa tuyigarukaho kuko ntabwo iramenyekana neza cyane uko byaba bimeze. Hanyuma General William Yakutumba n'ubundi muri ibyo bice yashatse gushyiraho umucyo ku bibazo bikomeje kugenda bigaragazwa na Wazalendo, nyuma yuko Wazalendo zo ku general autoproclame witwa Mamadou. Hari umugeneral witwa Mamadou, abasirikare barafashwe barakubitwa ku rwego rukomeye cyane, nyuma yuko ngo bari bagiye guhaha muri centre ya Baraka, bagiye guhahira chef wabo. Abayiskoti babiri bafatwa n'abasirikare bo muri promotion yitwa Gepard, baraje barabakubita pe babagira imborera. Amakuru dufite rero nuko uyu generali autoproclame Mamadou, ntabwo ari Mamadou Ndala Mustafa n'undi wiyise ko aho muri biriya bice muri za Fizi, yaje kuvuga ko agomba kurwana nabo uko byagenda uko ariko kose, ngo kuko ngo baratsinzwe urugamba. M23 birukaho ngo bahungira muri za Kalemi, ngo ntago bagaruka babasuzugura babavana mu bice n'ubundi barimo. So Yakutumba rero akomeje nawe kutumvikana na bamwe mu basirikare be, bitewe nuko bari kubabwira ati muve koko muri centre mugende mujye mu misozi. Abasirikare be nabo bakamubwira bo muri CNPSS d'ailleurs bakamubwira ko batari bugende batari buhave. Urabona ko rero amagingo yangaya Yakutumba anaunga mukono 100% FRDC, ariko abasirikare be ntago bari kumva. Nicyo rero cya créer
panike mu bice bigiye bitandukanye bya Fizi. Magingo aya ngaya biri kuvugwa ko byanga bikunze imirwano ishobora kwaduka hagati y'iyi mitwe yombi. Twagiye rero ntabwo turi buze gutinda kuko twamaze kugera ku bijyanye n'ibiganiro bikomeje kuvugwa ko biteganyijwe. Amakuru avuga ko les négociations entre le gouvernement congolais et le M23 devraient reprendre à la mi-avril en Suisse après l'interruption du processus engagé à Doha. So ibiganiro bishobora kongera gutangira hagati bari batangaje probablement itariki 14, ariko birumvikana rero, ariko 14 n'ubundi ubwo si hagati y'ukwezi n'ubundi, kuko 15 ubwo urumva ni n'ukwezi, ni nusu y'ukwezi. Bari byavugaga kuri tariki 14, birumvikana rero ngo biteganyijwe ngo hagati y'uku kwezi kwa 4 ngo niho ibiganiro bishobora kongera gusubukurwa, ariko ngo bikaba bishobora kuzabera hehe? I Suisse, mu Busuwisi, ariko ntituramenya umujyi wariwo bishobora kuzaberamo. Niba bizabera mu Busuwisi hehe, niba ari Geneve, niba ari hehe, ubwo tuzabimenya. Gusa biravuga ko ngo bishobora gutangira muri iki gihe nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Gusa ibyo ngibyo bishobora kuza gusubira mu gihe cyo harimo kutumvikana, haba n'ibyo basinyiye i Doha nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa, uretse AFC mu 23 yagishyira mu bikorwa ibyo yasabwe byo yonyine. Kibaza impamvu rero leta ya Kinshasa iyo itabyubahiriza, ariko twababwiye tuti ibintu byose guerre de la révolution ni mpola ni malembe buhoro buhoro, ntabwo ibintu bishobora guhita bihubukirwaho byanga bikunze. Ukabona ko hari na raporo nahoze nsoma mu kanya z'abashakashatsi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bavugaga ko ngo bateganya ko AFC mu 23 ishobora kuzava mu bice yigaruriye, ngo basubiza amerwe mu isaho, ngo kuko ngo yamaze gukora ibishoboka ibyo ari byose, ngo leta ya Kinshasa ntabyo itakoze kugira ngo ibakorera ibintu bibi by'ubucuruzi byatuma bo ubwabo bavamo, atariko bamaze guhanduringa ibibazo bari bafite. Nk'ibibazo by'amabanke bamaze kubikemura, kuko n'abantu batagira imirimo bamaze kubikemura, bamaze guhabwa imirimo, barahembwa bakabona amafaranga. Donc ikibazo basa naho bagikemuye, nubwo kitakemutse 100%, ubundi bura ry'amafaranga ry'ubwaryo byo byari gutuma ibibazo, ariko urumva ko economiquement ikibazo cyarakemutse, politiquement ikibazo cyarakemutse, donc du point de vue sécuritaire cyarakemutse. Urumva ko ibice byinshi byamaze kuba ibibazo bivamo. Doha yakunda itakunda, ibyo ngibyo ntacyo bishobora kuba bimaze. Ngayo nguko rero ahangaha ndumva naba nshyizeho umutemeri. Gusa icyo nshobora kubabwira cyo magingo yangaya gihari, nuko ndi kubona ko ndimo ndabona muri Katanga ivumbi ryatomotse kabisa. Mukomeze mubane natwe mu makuru tugenda tubagezaho, turagaruka tuje kubahereza update ya nyuma uko biba bimeze, ndetse niyo ngiyo muri ibyo bicuko bimeze. Ariko ahandi ho ku mirongo y'imbere ku rugamba imitutu isa nkaho icecetse, haba muri territoire ya Masisi, haba muri Warikare, haba ndetse no muri Lubero. Magingo yangaya imitutu yose cyangwa se sefu zirafunze. N'ubundi dukomeze tubane mu makuru tubagezaho isaha ku yindi. Amakuru yaciyo nakagaruka. Bye bye.